Izi ni zimwe mu ngaruka wagira uramutse uretse gutera akabariro mu gihe wabimenyereye. Ikintu cyose iyo ugihagaritse wari warakimenyereye bishobora kugira ingaruka. Izi ni zimwe mu ngaruka zikomeye zakubaho uramutse urekeye aho gutera akabariro mu gihe wari warabimenyereye. Iyo umuntu amenyereye gukora imibonano mpuzabitsina ubundi akamara igihe kinini atabikora, bigira ingaruka zitandukanye ku mubiri ndetse n'imitekerereze. Izi ni zimwe mu ngaruka zishobora kugera ku muntu wahagaritse gutera akabariro yari amaze kubimenyera. Ingaruka ya mbere, ubushake buke bwo kongera gutera akabariro. Iyo umuntu ahagaritse gutera akabariro rimwe na rimwe aba ari ukubera atandukanye n'umukunzi we mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko akenshi hari igihe yumva azinutswe gukundana ndetse no gutera akabariro. Iyi ngaruka abantu bamwe bavuga ko itabageraho kuko na nyuma y'igihe kinini baba bagishaka gutera akabariro, ariko hari n'abo bibaho. Kurota utera akabariro. Iyo ugize impamvu ituma umara igihe kinini utagira imibonano mpuzabitsina kandi wari umaze kuyimenyera kandi unabikunda, utangira kujya urota urimo kubikora. Kwiroteraho bamwe barabikunda abandi bakabyanga, gusa bibaho kenshi cyane cyane ku bantu baba bamaze igihe kinini badatera akabariro kandi bari barabimenyereye. Icya gatatu, kutihangana iyo ushatse kwihagarika. Iyo umaze igihe kinini udatera akabariro utangira kujya ushaka kwihagarika inshuro nyinshi kandi rimwe na rimwe ukananirwa kwihangana bigatuma ujya kwihagarika vuba na bwangu. Ibi bikunze kuba cyane ku bagore. Ingaruka ya kane, kwiheba. Iyo umaze igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina kandi wari warabimenyereye utangira kujya wiheba, kumva abantu b'igitsina mutandukanye batagushaka bose cyangwa ukumva wowe utabashaka. Ibi bikunze kuba ku bantu akenshi batandukanye bakundanaga. Gukoranaho bituma umuntu yiyumvamo bagenzi be. Iyo ari umukunzi wawe bituma urukundo rwiyongera, ariko iyo bihagaze umubano wawe n'abandi nawo urayoyoka. Ingaruka ya gatanu, kutarwara imiyoboro y'inkari. Iyi ni ingaruka nziza yo kudakora imibonano. Iyo umuntu arimo gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kurwara imiyoboro y'inkari, cyane cyane ku bagore kuko rimwe na rimwe bagiteri zishobora kujya ahagenewe inkari mu gihe cy'akabariro. Rero ibyago byo kurwara izi ndwara z'imiyoboro ziragabanyuka. Ingaruka ya gatandatu, indwara ya atrophic vaginitis. Iyo umugore amaze igihe kinini adakora imibonano mpuzabitsina, umubiri we hari igihe urekeraho gusohora imisemburo ya estrogene, rero ibi bigatuma yumva uburibwe mu myanya myibarukiro. Atrophic vaginitis ikunze gufata abagore bamaze igihe kinini badakora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka ya karindwi, kugabanyuka kw'igitsina cy'umugabo. Iyo umugabo amaze kumenyera gukora imibonano mpuzabitsina, igitsina cye kiriyongera gake gake. Iyo umugabo nabwo yari amaze kumenyera gutera akabariro nyuma akabireka, bitera igitsina cye kugabanyuka kimwe nk'ikindi gice cyose cy'umubiri iyo cyari gifite ibyo cyari kimenyereye gukora nyuma kikaza kubireka. Iyo umuntu yamenyereje umubiri ikintu bimutera ingaruka. Urugero ni nk'iyo umubiri wawumenyereje gukora siporo yo guterura ibyuma, iyo ubigabanyije cyangwa ukabireka igituza n'amaboko biragabanyuka, n'igitsina cy'umugabo nacyo ni uko. Ingaruka ya munani, ubuhanga buragabanyuka. Iyo umuntu asanzwe ari umuhanga mu ishuri, mu kazi cyangwa mu bindi ibyo ari byo byose yakoraga kandi akaba asanzwe atera akabariro, iyo arekeye bwa buhanga bwe buragabanyuka. Impamvu y'igabanyuka ry'ubuhanga akenshi riterwa n'uko ibitekerezo biba bitari hamwe, kuko bimwe mu bintu yamenyereye mu buzima bwe aba atakibibona. Ingaruka ya cyenda, ikibazo cyo kurangiza. Iyo umuntu amaze igihe kinini akora imibonano mpuzabitsina ageraho akamenya uburyo yitwara n'igihe afata kugira ngo arangize. Iyo ari mu gikorwa cyo gutera akabariro, ariko noneho iyo amaze iminsi adatera akabariro, bwa buhanga bwe bwo gutera akabariro no kurangiza igihe ashakiye biragenda rwose, ku buryo iyo yongeye ahura n'ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa atinze bikabije. Ingaruka ya cumi, ibyago byo kurwara kanseri ya prostate. Muri iyi minsi kanseri zabaye nyinshi kandi ziterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko iyo umuntu amaze iminsi adatera akabariro ashobora kurwara kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate ni inkuru mbi ku bagabo kuko bishobora no kubaviramo kutazongera gutera akabariro ukundi. Iyi ndwara akenshi ifata abantu bafite imyaka itari mike. Abaganga bagira abantu bashaje inama yo kwikinisha niba nta bundi buryo babona bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara. Iyi nkuru muyigejejweho na Bangambiki Habyarimana.